kugiza abasaza ntibashaka gusaza umwana mwese gasaro kurwo mukunda ntagahararo ndaye igicaro mu buzima bwanjye gusa ufite umumaro sinita ko n'uruti byaro uko kwemeza rw'ingo mu byano abatunenga bakorwa n'ikibwaro ajya kubona umuntu aravuze ngo umuhanzi anywa itabi, umuhanzi anywa inzoga, ntabwo ari cyo bivuze. Nimba umwana afite impano runaka ntabwo namubera imbogamizi. kiriya cyana kizino guhimba kandi gazo yakizana rampa uwakiroga se bakagihampa. Yabaye misi nakisi ku isi bangabise bafisi nyakitana abana ku makisi abasozi ku machansi the future boys as a master muravuga nka noma abana kugiza abasaza ntibashaka gusaza urapfusha bakaza bashaka guhaga n'imizana n'akaga namaze kubiga nuko baduhiga batuna no guhinga tutuzwe kuhiga nuko bikaze turapfite muze the future boys as a master birakazi by'iyemesi 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 kiriya cyana kizino guhimba kandi gazo yakizana rampa uwakiroga se bakagihampa. Okay, bakunzi bacu bakunzi wa Netonax TV tubahaye ikaze mwisi y'umuziki mwisi y'impano. Turi kumwe n'umwana ukiri muto ati birakaze iby'iyi minsi. Ni indirimbo ya hip hop yasohoye muri uyu mwaka hagati muri covid, iza gukundwa mu buryo butandukanye ahangaha mu Kinyaga. Uyu munsi rero twatembere tumugeraho tumusanga kuri studio aho ari kugira ngo tumuganire tubwire ko indirimbo yaje kuri Kisi, ari gutembera weekend, ari kwiziza Pasika. Yenze bite tugaye ikaze. Witwa Future Boy ufite imyaka ingahe? Irindwi. Bavuze ryari? Muri 2014 nibyo? Hanyuma Future Boy, amazina yawe y'ababyeyi na yahe? Amazina y'ababyeyi bakwise na yahe? Theogene? Theobald. Theobald mu rugo nahagana he? Tusanze Kamembe ariko mu rugo ni he? Ni ku Nkanga. Hanyuma wiga mu kangahe? Mu wa mbere. Uri kwiga ngo uzabe iki? Ni iki gituma wiga cyane ushaka kuzava mu iki? Umuhanzi. Aha, uti ndashaka kuzavamo umuhanzi. Kubera iki wakunze guhanga? Ninde gukundishije? Singo ni nuwa he? Ni umuhanzi nawe? Waramwumvise umvura mukunze ugatanga ngomba kuba umuhanzi. Niye ndirimbo yakoze ukumva kugeza hano kuri ugatanga ngomba kuba umuhanzi? Jubareka. Urayizi? Turirimbe gato twumve. umwana mwese gasaro kurwo mukunda ntagahararo ndaye igicaro mu buzima bwanjye gusa ufite umumaro sinita ko n'uruti byaro uko kwemeza rw'ingo mu byano abatunenga bakorwa n'ikibwaro nawe ubihorera. Gukunda urabizi? Ntabyo se? Ninde muntu ukunda kurusha abandi wowe? Mama. Waba muhindura nk'indirimbo yo kumutura cyangwa kumushimisha? Hari indirimbo wateguriye mama wawe ujye umuririmbira iyo muri kumwe? Kuko gitarayikora? Uzayikora. Hanyuma ukoze indirimbo yawe ya mbere yari iyihe? Birakaze iby'iyi minsi. Ugeze muri studio wasanze hameze gute? Wumvaga hari ahantu hakaze cyane? Wumvaga ari hafi cyo hageze wasanze hameze gute? Hari neza. Ni iki wasanze muri cyagushimisha muri studio? Sente. Urumva uziga gucuranga iki mu bicurangisho byose wahabonye?
Sente. Aha. Hanyuma indirimbo yawe isohotse bwa mbere ukayumva. Wumvishe imeze, wumvishe ni nziza, wumvishe ari mbi, wumvishe gute? Numvishe ari nziza. Baragenda mu rugo rubwira bati mama natangiye indirimbo. Akubwira gute? Yarayishimye. Yaraguhembye, yaguhaga se? Yarambembye. Mu rugo bambwiye ngo ujye urara wicaye. Uri gukora iki? Nari gushushanya no kwandika. Gushushanya, ukunda gushushanya iki? Umuntu. Ni iki kiba kikugora gushushanya umuntu? Ni ukumuha iminwa, umutwe, intoki, ni iki kikugora? Umutwe. Ubundi iyo gushushanya umuntu hera hehe? Ku mutwe. Bakurikizaho Amaboko. n'amaguru. Kugira ngo umuntu w'umukobwa umushanye n'umuhungu umushanye abantu batandukanye nyine abo bantu. Ubatandukanye no gushushanya umukobwa n'umuhungu. Umusatsi. Umukobwa umuha Umusatsi munini. umwuka mu mukeya. Ku myambaro Ndamwambitsa. Umuhungu ndamwambitse ipantaro. Umukobwa ijipo. Waba nk'umuntu ukahita umushanya ahagaze cyangwa ushanya nawe ugira kureba bwishanya? Nawushushanya ahagaze. Ubu gutya washushanya? Hari umuntu ushushanya kurusha abandi ukunda gushushanya cyane ninde? Umuhungu. Kubera iki? Kubera ari we nshoboye gushushanya. Ushoboye gushushanya? Wari washushanya se nka mama wakavuga ati mama yagushushanyije dore agafoto kawe? Kubera iki? Ntacyo. Uramutinya? Hanyuma tujye ku ishuri, warabitsinze? Wowe wa kangahe? Uwa mbere. Oya. Wowe wa mbere mu wa mbere? Ngo uhora uba uwa mbere sibyo? Ni iki ukoresha kugira ngo ube uwa mbere? Ndazinduka ku ishuri. Hanyuma mugiye kuruhuka saa yine bagabana agahe ko kuruhuka ugakora mu iki? Ujya kunyara, ukina umupira, ujya kugana n'inshuti zawe ugenza ute? Njya gukina. Ukina iki? Umupira. W'amaguru? Uzi gukina? Ninde mukinnyi uzi? Ni Messi. Messi. Aha. Hanyuma iyo utashye babasezere muvuye ku ishuri, utahana nande ujya mu rugo? Na mushiki wanjye. Yiga mu kangahe? Wa gatatu. Ujya umubaza se ibyakoraniye cyangwa urabigumana? Ndabimubaza. Iyo ugeze mu rugo ukora iki? Uraryama, uriga, urashushanya, ukora iki ugeze mu rugo amasomo yarangiye? Uriga. Ni irihe somo ukunda? Kwandika. Hanyuma gushushanya ndabikwigishije? Nawe? Ubikundira iki? Kuko ari byiza. Hanyuma ari ugushushanya no kuririmba ukunda iki? Kuririmba. Ukunda kuririmba? Ninde muhanzi w'i Kigali wo mu Rwanda wumva ukunda kurusha abandi? Meddy niwe ukunda? Uhuye na Meddy wamusaba iki? Kunyigisha kuririmba. Undi ukunda ninde? Bruce Melody. Ukunda Meddy na Bruce Melody? Baguhitije mwatora nde? Meddy. Kubera iki? Muzi kuririmba. Watubwiye ko uririmba hip hop kandi warimba R&B. Kubera iki utarimbye R&B ukaririmba hip hop? Ibyo nshoboye. Ibyo ushoboye? Yaba Meddy na Bruce Melody uwo mwahura wamusaba iki? Namusaba kunyigisha kuririmba. Ari Meddy na Bruce Melody ninde ukunda gushushanya cyane? Meddy. Meddy ukunda gushushanya? Umaze gushushanya ibishushanyo by'akabingahe? 7. Ujya umushushanya neza byose ukabishyiraho? Ariko uririmba ahagaze yicaye ukora iki? Ku ishuri ahantu wiga barabizi ko uri umuhanzi? Abandi baravuga gute iyo bamenye ko uri umuhanzi? Abandi bana iyo bamenye ko uri umuhanzi babwira gute? Uzabigisha? Hari umwana umwe wabigisha se? Kubera ko utabigisha? Ndabimenya neza. Ntaramenya neza. Hanyuma uzi kubyina?
mukanya tubyiniye ababikuye hehe Musinga wabinyigishije. arabizi cyane se ko abanyamurusha cyangwa n'abamwigishije N'ababinyigishije. uba wambaye ibintu binini ntabwo bari kukuremerera Oya. urabikunda kwambara ibintu binini cyane kubera icyo yambaye ibintu by'amakuru kandi ukiri mutoya ndukuri umuhanzi yaba ntabwo turi muririmbire nko mu gitaramo cye yagwa amafaranga ahangahe 100. 100. Aha batubwiye ko ukunda mama wawe cyane kurusha abandi bantu bose ubonye 100 wahita ubigenza ute wayamushyira wamamaho makeya wahasingwa kwigishije kuririmba wayagira uti Nayahamama. yose ntuguremo n'agastina kamwe kubera iki utahasingwa kandi nakwigishije mu matari yakwigishije Ko ni mama wanjye. hanyuma turi kumwe na mukuru wa Future Boy ni umusani ni single master single turi kuganira n'uyu mupeti afite imyaka 7 yiga mu mbere primaire ibintu byo kuririmba mu by'ukuri yabitangiye ati ibintu byo kuririmba urebye nakundaga kwandika indirimbo ndi nko muri salo ndimo ndandika nkabona arimo arankurikirana cyane so nasora nk'indirimbo nkabona ntaranayisohora mu gihe ndi muri repetition nkajya kubona nkabona ya magambo nanditse ndi gukora repetition ndi muri salo nawe yayafashe ngatungurwa no kumva ariko yaririmba indirimbo itarasohoka so ndavuga ati why not ntashobora kumufasha ngo nawe ibyo bintu nkora teste kuko yakundaga kubyina cyane none ndavuga ati reka nkore teste kuko kubyina ni ibintu bitari byanjye narageragezaga byo kwifashisha mu gihe nazihiwe ariko ndavuga ati kuko muzika yo nanditse umuntu ashobora kwandika ashaje cyangwa akiri muto birashoboka kamuha indirimbo akaririmba ndavuga ati reka mwandikire testing mbikoze bwa mbere mbona arabishoboye hanyuma abantu bumvise indirimbo ye barumirwa bavuga ati umwana no kuba yabifashe ni ikindi kindi ariko ngo afite n'impano yo gushushanya kuri udasanzwe ibyo yabyigiye he nimba utabikora gushushanya hari nk'ubwo ngiye kuko nkunda gutaha bisa nkaho bwanakeye ngasanga abandi baryamye yicaye nko muri sala afite ikaramu n'urupapuro arimo arashushanya ibintu nk'urugero nko kubona ibintu byanditse nko ku mupira umuntu yambaye yabona nambaye nk'umupira wanditseho ibintu ngasanga yabishushanyije ku bushobozi bwe bukeya nyine impamvu arumva ushobora kumuryaho hiti ngo namwigisha kandi impano yazivukanye ko gushushanya nibyo bibaye cyangwa byikuyemo aya gushushanya byo rwose naba mbeshye nta no nyine nzi gushushanya ntabwo mwigishije ntabwo nigeze mufasha ngo ashushanye ngakore gutya umuziki noneho nanapfe n'ibyo n'umuziki umuziki wo rwose naramwandikiye ndavuga ati nta nubwo ari bubifate ndatungurwa n'umupeti wiga mu wa mbere primaire urabona amaze igihe muri kimwe navuga ko atarinjira no mu masomo neza ariko natungwe no gushyiramo hari nk'utugambo tw'icyongereza akaduvuga neza uko natumuhaye ndamwandikira ntibyasabirye n'igihe kirekire mujyanye muri studio ngira ngo aragira ubwoba mbona bikoze fresh hanyuma abagifunze ku mastempe mugani w'abajyambere ntabwo bishobora gutuma ku ishuri abyimba cyangwa ntiyumve aya kuko buriya njye naratunguwe sometimes narabikoze ababyeyi bati umwana ashaka kuba ikirara ariko mbere we yabyumvaga vuba umusaza nyine narashaka kubigira intambara gusa nta nubwo n'ibyo yiga njye mvuga ngo ndamwigisha ngo hari ibyo ashaka kwiga ya ariko yarabikoze kuko nabonaga ari umuhanga ejo bundi bafunze ndebye amanota yiwe rwose mbona afite 96 ndavuga ati burya bifite aho bifa ntabwo binamwangiza ngo arangare aya wowe uri umuhanzi hari ukuba yarakubona kugenda nawe ukajya mu studio mugabo n'abataramu ibyo muvugirayo ibyo mukorerayo uko mwitwara bibona ntabwo abantu bari impungenge kwenda muzamura akiri mutoya buri ikintu cya mbere
ni ukuba uzi icyo urimo urashaka. Kugeza kuri iyi tariki ntabwo ibyo ngibyo mbisanisha nk'uko abantu bavuga, ukajya kubona umuntu aravuze ngo umuhanzi anywa itabi, umuhanzi anywa inzoga, ntabwo ari cyo bivuze. Nimba umwana afite impano runaka, ntabwo namubera imbogamizi yo kuyikoresha, kuko n'ubundi nta handi azayikoresheje uretse muri studio. Namujyanye muri ubwo buryo mpeti agakora ibyo agomba gukora, kandi nanjye nkagira gute nkabimufashamo, kuko mbazi neza icyo agiye kureba, ataba agiye kureba ibindi bitamureba. Nkamujyana muri ubwo buryo, yarangije ibyo agomba gukora agomba kukira aho ngaho, nkamwereka ibifite umumaro, kuko nawe nabona mbikora azabikora. Ariko aramutse abona ntabikora rwose ntabwo numva ko byaba ikibazo. Ku buryo wowe wumva uko witwara aramutse bikurikiye nta kibazo, ntacyo byaba byishe rwose. impungenge z'abandi azageraho, wenda uri mukuru ushobora kuzageraho ukajya ahandi ukabivamo, kuzamutsa imyaka 15 12 ari umusani asokoza nkawe, yifunga nkawe, ntago mu gihe aba udahari mu mucunga byazaba ikibazo. uko mbyumva buriya buri muntu wese uko abishatse niko atwara ubuzima bwe. Ariko mu gihe nzaba nkihari, kuko naba ntahari ashobora kubikora. Ariko mu gihe mpari nzakora uburyo bwose bushoboka abe kuba yagenda mu murongo wanjye, kuko hari na benshi babaye gutyo, atari uko bakora umuziki, ari uko bibarimo gutyo gusa, kumva ko uburara cyangwa gukora ikintu runaka. Ni benshi tuzi banywa itabi batari abahanzi. Kuki ahubwo umuziki utaba isoko yo kuba yatanga mwuka ubutumwa akabirwanya akanabyumva nawe? Ikibazo cya nyuma, uyu mwana umuzanye mu muziki uri kumufasha kuwujyamo, wenda so bimushyiramo ariko uramufasha. Umuziki uri ku rwego rwiza kuba wagira inama umuntu wo kuwujyamo, ushobora gutanga amafaranga, ushobora gufasha umuntu ku buryo wajyana mu mwana wawe cyangwa inshuti yawe. Ikintu cya mbere buriya ntawe umenya amahirwe yo haturuka. Mu Rwanda nk'urugero dufite aba producer benshi kandi bakuru. Ariko kuba ari kuvugwa muri iyi minsi, ntabwo ari uko ari urenze abandi cyangwa iki, ahubwo nuko ubwo wasanga hariho ifishi we yari yimukiye ugomba kuburirwa. Rero mu gihe tutazi amahirwe y'umuntu cyangwa se iby'umuntu aho bigomba kuva, buri kintu cyose wumva kikurimo ushobora, abantu bakubwira turagishoboye, kuko we kwiyumvisha ko ugishoboye ntabwo byakunda. Ahubwo abacyumva n'abakubona bakumva ko ugishoboye, iyo babikubwira nta mpamvu yo kutagikora, kugira ngo wasanga ariho amahirwe ari, cyangwa ntawamenya, kuko turacyari batoya, ntawamenya amahirwe ahazava, wasanga ari aho cyangwa ahandi. Mufitanye indirimbo yitwa Birakaze, ndashaka mutukubitireho nyine muri kumwe nk'abantu bayikoranye, twumve ukubiteho hawe akubiteho hahe, ubundi hashye koko. Twagiye. Birakaze by'iyi minsi, nawe yabaye minsi, nta kiza kiri ku isi, bamwe bigeze bafise imyaka 5 abana ku matisi, abasazi ku macazi, the future boy is in master. Musigara aririmba kiriya cyana kizi no guhimba, kandi ngazo yakizanaramba, uwakiroga se bakagihamba. Twese ko duhorera ibijumba, kundoka nacyo dupfa, gusa nawe uzapfa ngushaka umbone ndumupfu. Ibyisi n'ubufu ibyo ukora ni mpamvu. Acha maneno weka muziki, muache unafiki muwe marafiki. Nako ngako. Hanyuma iyi ndirimbo, izi ndirimbo zagiye zikora amavideo, iyi video nayo irahari? Iyi ndirimbo ifite video rwose, ifite video. Hanyuma twabonye umwana ntabwo yikuye neza, afite akantu k'amasoni. Muri video yitwa ate? Muri video uko mbibona ku rwego uko yitwaye, byari ibyo ku rwego rwiwe, ntabwo byari bishimishe nk'uko natwe twagiye dukora video za mbere, ukagira ubwoba bwo kujya imbere ya kamera ukibaza ati ese babikora bate, ese biragenda bite. Ariko kuri ubu ngubu ndashidikanya ko ubutaha bishobora kugenda neza, batagize igihinduka, kuko ndabizi neza bigomba kugenda neza, nubwo atirekuye ariko ubutaha bizameze neza. Tugushimire cyane.
hanyuma Future Boy abantu bari kukureba urabasaba iki? Future abantu bari kukureba urabasaba iki? Bagushyigikira bate? Bakwigishe kuririmba, baguha amafaranga, bakubarayikingi, basharinga bakora iki? Basangiza abandi indirimbo zawe. Reka tugushimire cyane.